Kuva mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane ubwo ubwato bwa mbere bwageraga ku nkombe z'ibirwa bya Canary muri Espagne, abantu bagera ku bihumbi 230 bagerageje kwambuka inyanja bajya ku birwa byo muri iki gihugu. Iyi niyo yabaye inzira ikunzwe cyane n'abimukira bashaka kugera muri Espagne. Ku wa gatatu w'iki cyumweru turimo, abimukira 124 bagaragaye baherekejwe n'abatabazi b'Abayespanyol ku cyambu cy'ikirwa cya Gran Canaria. Kuri uyu munsi wa gatatu nibwo neza imyaka 30 yari ishize abasore babiri bakomoka munsi y'ubutayu bwa Sahara bageze ku birwa bya Canary. Aba kandi nibo babaye abambere bageze kuri ibi birwa bavuye muri Afurika. Umwaka ushize wa 2023 abimukira bageze kuri ibi birwa babarirwa mu bihumbi 39,910. Jose Antonio Rodriguez Verona, umwe mu bayobozi b'umuryango utabara imbabare Croix Rouge muri aka gace, arasobanura uko iki kibazo kimeze n'uko cyari kimeze mu minsi yo hambere. Los perfiles han cambiado, es decir, antiguamente venían personas, varones sobre todo entre 17 mu myaka yashize abasore nibo bonyine bazaga cyane cyane abari mu kigero cy'imyaka 17 na 18 kugeza kuri 25, ariko ubu umuryango wose ushobora kuza mu bwato, abagabo, abagore, abana, yewe hari n'abagore babyarira mu bwato hasigaye ibirometero bike ngo bagere ku birwa bya Canary, cyangwa se hakaba n'abaza ariyo bakibyara bafite abana batoya bafite amezi make. Ntidushobora kwirengagiza ko inzira yo mu nyanja iteje akaga cyane, n'inzira iteye ubwoba kuko niyo yagaragayemo impfu nyinshi. Nubwo byakumvikana ko abimukira bahitamo gushyira ubuzima bwabo mu kaga, kuri bo babikora ahubwo bumva ko bashaka ubuzima bwiza kurushaho. Iyi myaka 30 ishize ibirwa bya Canary bitangiye kwinjirwaho n'abimukira ihuriranye neza nuko Minisitiri w'Intebe wa Espagne Pedro Sanchez ari mu rugendo mu bihugu bitatu byo mu burengerazuba bwa Afurika, ari byo Mauritania, Gambia na Senegal. Urugendo rwa Sanchez rwari rugamije kuganira kuri iki kibazo cy'abimukira kigaragara nk'ikiremereye igihugu cye. Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu muri Espagne ivuga ko kuva mu mwaka wa 2006 kugeza ubu abimukira bagera ku bihumbi 186,811 bakandagije ibirenge byabo ku birwa byo muri Espagne. Uyu mubare watumye kuva ku itariki ya 28 y'ukwezi kwa munani kw'igihumbi 1994, ubwo ni imyaka 30 yari yuzuye neza, umubare ugera ku bihumbi 200. Inzobere mu by'amateka n'imibanire mpuzamahanga Dagor Kamanan arashimangira uko ibintu byumvikanaga nk'ibidashoboka byagezweho. Bon, disons qu'à partir de 94, kuva mu mwaka w'1994 ikintu cyasaga nkaho kidashoboka ari cyo kwambuka inyanja ya Atlantika itandukanya ibirwa bya Canary n'inkombe z'umugabane wa Afurika cyagezweho n'itsinda ry'abo munsi y'ubutayu bwa Sahara, kandi n'amakuru ataravuzwe cyane mu bitangazamakuru byo muri Espagne. Iyi mpuguke Comenan yakomeje avuga ko nubwo inzira yo mu nyanja iteje akaga cyane kubimukira, ariko byoroshye kuyigeraho kuko ihurirwaho n'ibihugu byo mu muryango wa CEDEAO, kandi kuva mu mwaka w'1979 harabaye akarere k'urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu. Aha akumvikanisha ko niba umunyakote d'Ivoire ushaka kujya i Burayi bimworohera kunyura muri Senegal akagera ku birwa bya Canary kuruta uko yanyura mu butayu agaca muri Libya, aho ashobora noneho kwisanga yishyize mu kaga ko gukoreshwa ubucakara. Tim Harris Ishimwe, Ijwi ry'Amerika.